Reka tubanze twibaze iki kibazo. Ese umubiri wawe wakwakira ibintu byose biwugezeho kimwe n'uwundi muntu? Umuntu washobora kukubwira ati agapira ko mu kuboko ni umuti wizewe 100%, nta kibazo na kimwe wagira. Undi nawe ati iyo bagushyizemo agapira ko mu kuboko usigara wisanga mu mpinduka zitandukanye kandi zidasanzwe. Ariko se koko niko bimeze? Agapira ko mu kuboko gakora mu buryo bujyanye n'imisemburo igira uruhare rukomeye ku mubiri w'umugore, ku maraso, ku marangamutima n'ibindi bice bitandukanye. Ibi bivuze ko nubwo gafasha mu kuringaniza imbyaro, hari ibindi bishobora guhinduka mu mubiri w'uwagakoresheje. Ni muri urwo rwego tugiye kurebera hamwe ingaruka zitandukanye zishobora guterwa no gukoresha agapira ko mu kuboko. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenyeramo byose wibaza, umenye n'inama zikwiye wagenderaho mbere yo gukoresha kano gapira ko mu kuboko. Nje tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho ingaruka zitandukanye ziterwa no gukoresha agapira ko mu kuboko. Ingaruka ya mbere ni ukuva amaraso menshi mu buryo budasanzwe. Kimwe mu bibazo bikunze kubaho mu bakoresha agapira ko mu kuboko ni impinduka mu bijyanye n'imihango. Hari ababona amaraso kenshi, abandi akaza mu buryo budasanzwe butanasobanutse, cyangwa se akaza igihe kinini. Kugira ngo byumve neza, ni nko kuba ufite isaha isanzwe igenda neza, ariko igatangira kujya igenda nabi, hakabaho n'ubwo igenda vuba na vuba urushinge rukirukanka, ikindi gihe igatinda cyane. Umubiri w'umugore ufite agapira ko mu kuboko uhindura uko wakoraga mbere kubera imisemburo ituruka muri ako gapira. Ibi bishobora gutuma umugore yumva atameze neza, akibaza cyane impamvu abona amaraso kudasanzwe, ariko ni imisemburo yo mu gapira iba yabimuteye. Ingaruka ya kabiri ni uko kadakora neza uko byari byitezwe. Agapira ko mu kuboko gashyirwa munsi y'uruhu rw'ukuboko gakora mu kurekura imisemburo ibuza umugore gusama, ariko hari igihe gatanga umusaruro utuzuye neza. Ibi bishobora guterwa n'uko umubiri w'umuntu witwara kuri uwo musemburo. Kugira ngo ubyumve neza, tekereza nk'umuti uhawe abantu benshi batandukanye, ariko ugakora neza ku bantu bamwe ndetse bakanakira, abandi ugasanga ntubafashije. Hari umubiri ushobora kwakira neza imisemburo, maze undi ntuyakire neza. Iyo bidakoze neza, bishobora gutuma intanga z'umugabo zigera ku ntanga y'umugore, bityo agasama inda, kandi yari yizeye ko yikingiye kudasama imyaka runaka. Ari bya bindi uzumva abadamu bamwe bavuga ngo nasamiye mu gapira. Ingaruka ya gatatu ni ukubabara umutwe no kugira isereri. Hari abagore bamwe bashyiramo agapira ko mu kuboko, bagatangira kurwara umutwe bya hato na hato, cyangwa bakumva bazunguruka. Ibi biterwa n'uko imisemburo iri muri aka gapira igira uruhare rukomeye mu mikorere y'ubwonko ndetse no mu maraso. Uwo musemburo w'agapira ushobora gutuma imiyoboro y'amaraso mu mugore ihindura uko yari isanzwe ikora, bikaba byatera ububabare cyangwa se akumva isi izenguruka. Ibi bishobora kubaho kenshi, ku buryo usanga umugore abifata nk'ikibazo gihoraho, cyane cyane iyo byatangiye nyuma yo gushyiramo agapira ko mu kuboko. Ingaruka ya kane ni ukubyibuha cyane cyangwa se kunanuka cyane. Hari abagore bamwe bamara gushyiramo agapira ko mu kuboko, maze bagatangira kubona impinduka z'umubiri wabo nko kwiyongera kw'ibiro. Ibi biba biterwa n'uko imisemburo ishobora guhindura imikorere y'umubiri, cyane cyane uburyo ubika ibinure cyangwa uko umugore agira inzara. Iyo habayeho izi mpinduka, umubiri nawe uhita uhinduka, maze umugore akabyibuha. Hari n'abagore bamwe bashobora kunanuka cyane nyuma yo gushyiramo agapira ko mu kuboko, kuko imisemburo yako iba yabateye imihindagurikire mu mubiri, ugasanga umubiri wabo ntugifata amazi menshi, cyangwa se ubushake bwo kurya bukabura, maze umugore agahita ananuka. Gusa ibi byose biterwa n'imiterere y'umubiri w'umugore, kuko hari n'abatabyibuha ntibanananuke. Iyo habayeho kubyibuha cyane cyangwa se kunanuka cyane nyuma yo gukoresha kano gapira ko mu kuboko, bishobora gutuma umuntu atishimira uko asa,
cyangwa kumva atakimeze nka mbere maze agatangira kubaho yijena. Ingaruka ya gatanu ni ukugabanuka cyangwa se guhinduka k'ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Agapira ko mu kuboko gashobora gutuma umugore ahindura uko yumva akeneye imibonano mpuzabitsina. Hari abagore bamwe usanga bavuga ko inyota yabo ku kigendanye n'imibonano mpuzabitsina yagabanutse cyane cyangwa se yahindutse ku buryo bugaragara. Ibi nabyo biterwa n'imisemburo iba iri mu gapira kuko igira uruhare rukomeye mu guhindura uburyo umubiri n'ubwonko byifuzaga imibonano mpuzabitsina, bigasa nkaho kutayikora ntacyo bimutwaye. Kugira ngo byumve neza, ni nko kuba hari igihe umuntu yumva ashaka kurya cyane ubundi akamara iminsi atabyifuza, impinduka ziba ziturutse imbere mu mubiri. Mu buryo nk'ubwo rero, imisemburo yo mu gapira ishobora gutuma umugore atagira inyota y'imibonano mpuzabitsina nk'iyo yari asanzwe agira, bikaba byamugora kumva ameze neza mu mubano we n'uwo bashakanye cyangwa se n'uwo bakundana. Ingaruka ya gatandatu ni ugutinda kugaruka kw'imihango. Kimwe mu bintu bishobora kugaragara ku mugore cyangwa se umukobwa wakoresheje agapira ko mu kuboko aboneza urubyaro, ni uko imihango ishobora gutinda kugaruka uko yari isanzwe imeze cyangwa se igahinduka igihe kirekire. Ibi biterwa n'uko ako gapira gakora mu kurekura imisemburo ihindura imikorere isanzwe y'umubiri w'umugore. Ubusanzwe umubiri w'umugore ugira gahunda ukurikiza buri kwezi, aho habaho itegurwa ry'intangangore maze hakabaho ovirasiyo n'imihango ikabona gukurikiraho. Ariko iyo imisemburo iva mu gapira yinjiye mu mubiri, ihindura iyo gahunda ku buryo imihango itinda cyangwa se igahagarara burundu. Iyo umuntu amaze igihe akoresha agapira ko mu kuboko, akenshi usanga umubiri we waramenyereye iyo misemburo. Iyo ugakuyemo cyangwa se ugahindura uburyo, umubiri ntuhita usubira ku mikorere yawo wahoranye ako kanya. Ibi bishobora gutuma imihango itinda kugaruka uko yari isanzwe imeze cyangwa se ikagiza mu buryo budasobanutse igihe kirekire. Iyo usesenguye neza ibyo twavuze byose, usanga agapira ko mu kuboko atari ikintu cyoroshye nk'uko bamwe babitekereza. Ni uburyo bukora neza ku bantu benshi, ariko nanone bukagira impinduka bushobora guteza ku mubiri w'umuntu. Hari abagira impinduka mu mihango, abandi ububabare, abandi bakabona ihindagurika ry'amarangamutima n'ibindi byinshi bishobora kwigaragaza mu buryo butandukanye. Icy'ingenzi cyo guha agaciro ni uko nta buryo na bumwe buhuye n'abantu bose ku rugero rumwe. Ibyagenze neza ku muntu umwe siko bikunze kugenda ku wundi. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya amakuru arambuye no gusobanukirwa neza uko uburyo bwo kuboneza urubyaro wahisemo gukoresha bukora, kugira ngo udafata icyemezo uhubutse ukazabyicuza. Inama z'ingenzi ni izi. Iya mbere, jya ubanza ufate umwanya uhagije wo gusobanukirwa neza uburyo bwose bwo kuboneza urubyaro mbere yo kubuhitamo. Ntukihutire kwemera ikintu gusa ngo ni uko cyamamaye cyangwa se abandi bagikoresha. Icya kabiri, jya uzirikana ko umubiri wawe wihariye. Ibyo ubona cyangwa se wiyumvamo bifite agaciro kandi ni ngombwa kubyitaho ntukabyirengagize. Inama ya gatatu, jya ushaka amakuru ku bantu batandukanye kandi wizeye, maze ugereranye ibitekerezo byabo kugira ngo ufate umwanzuro ufite ishingiro rikwiye. Inama ya kane, jya ugira umuco wo kwisuzuma no kwitegereza impinduka zose ziba ku mubiri wawe, kuko aribwo buryo bwiza bwo kumenya niba hari ikidasanzwe kiri kukubaho. Naho inama ya gatanu, jya ufata ibyemezo utekereje ku buzima bwawe bw'igihe kirekire, aho kureba inyungu z'ako kanya gusa, kuko ibyo uhisemo uyu munsi bishobora kugira ingaruka zikomeye ejo hawe hazaza. Tugezeho igitekerezo cyawe, icyifuzo cyangwa se ikibazo cyawe muri komenti. Ndagushimiye. Mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.